Masheli umaze ibintu bigwagurukije mana wewe mva ngomba kugusukira ko wujuje cyane nago Jesus Christ namba 0 cyangwa tuzivuge ziriho tu ziriho okay zivuga nta tunazivuge ni 07 8 50 aha 80 aha izi gucyenda n'umunani ni yanjye na okay na sheri wanje iyo ngiyo Dr. Emma Tanzania yawe cyangwa ni yacu twese ni yacu twese simusiga ni y'umuryango muhuriyeho ni y'umuryango abantu bakurikiranye kino kiganiro mutangire mushyira amafaranga musireho n'intwererano musireho ibiki gutereta mu byiwe ntabwo nabemerera barabizi ino namba tuyitanze iyi ni akanyenyeri intwererano ni intwererano gusa nta kindi uwumva dushyigikiye adukunda azaza no mu bukwe azaza no mu bukwe batangire biyandikisha hakiri kare nta kibazo niyo kaba gakaze kamwe ka fanta gakaze kaba kemewe naribi rwose ntutagira isoni weho niyo wakoreza hijana n'undi received M10 irayohereza received azayibona nibyo kabisa ariko nanone nabo abakonzi banyu bagomba kugaragaza nk'abantu bihaye sibyo guhera ku kadolari 100 basi kumanura kuzamura nako sibyo bimeze kandi kugira ngo tuzabashyigikire ubukwe bwanyu buzagende neza basi muduhereze icyizere se kuba ko ari vuba cyangwa haracyari imyaka oya ni vuba se murabona nasa neza nyine kumwimerere wawe ararenze tapesi asigaye afitemo n'akantu kakayobemo icyambere Joyce ni mwiza sibyo icyo ni icyambere so beautiful oh my beautiful oh nyinye sinakuririmbiye uririmbiye nanone iyakuyemo imyenda njyewe nifuza kureba iyakuyemo kwera njyewe nifuza kumenya she's my babe she's my way oh my baby girl ni wewe wenyine wanezeza na wundi wanchangamura akanezeza uru wanjye forever ndagukunda byiteka sinza kureka namba my beautiful onyinye sheri wanjye ngo meze bite sawa mba numva nagusoma man simbizi Bano nagukubita ikibizo. Ibyo bintu bidasenye. Ko bidasenye. Birasenye sheri ntabwo bisenye. Yo. Nakamwibye. Sheri. Dusuhuze abantu. Tubaye ikaze kuri Dr. M Official TV bibuke gukanda subscribe kugira ngo bateze imbere umuryango wa Romeo na Joyeuse. Nani gazina bamuje kuri kwita. Romeo kuri kwita. Je m'appelle Romeo, Bamuje kuri kugwamaga. Oya je gomba kumamagara Hani. Nani ngwamagara Hani. Sibyo. Nese ibyo kari izina ryanjye bwite. None se ubitwaye iki? Oya nyine ibyo ni kwa kundi kuri yantuza ya invitation batanga reba bagiye kwandikaho ntabwo bakandika ngo Hani na Hani oya bandikaho tumiye umuryango wa Romeo na Joyeuse ruvuga ukuntu bijyanye nka ya story ya Romeo na Juliette. Romeo na Joyeuse iyi ni story ya danje story y'urukundo. Oya ariko nyine ni byiza ko nkwita izina ryawe nanjye ukanyita iki ni Hani Bazije nubona bizi. Waje ukanywa amata Hani. Ngo mbega yewe. Ako munyumvire guys. Munyumvire binabashaka. Niki? Nese nagujye unywa amata? Yewe. Jewe. Angwe ku kivuguto basi. Aka nakavuguto. Babarira. Ata mukaruma. Bayize mukaruwe na Jita.
ni mukaru wallahi mwajye mureka kubeshya abantu mukari bayijya si ibintu bigaragara ko atariyo ni mukaru aso ntabwo uri kubibona wowe ntabwo mukaru ibiri kubura kuri mbese ji ya nuza ji ya energy ntabwo ibimeze gutya ji ya energy ji ya energy ntabwo njye ndanayinywa ji ya Marte nayo ntabwo ndayinywa yego ko mu izina rya Yesu ni ukuri iyi ni mukaru y'insirimu mani ivuguse akira chante mon bébé chante mon bébé none se ndigaba sinkwa mukaru yari oya ngiye ni fanta ntabwo njya mbesha abantu nkusukire ntari ese kuri chere wanjye akira nazagukorera rega chante ma chérie chante ma chérie ubaze ibintu bigwagurukije mana wewe mba ngomba kugusukira ko wujuje cyane nago Jesus Christ Utagiye kuyimenaho sibyo nakubwiye yo chérie soma wigabanye Vega mfashanye Simukaru ziratandukanye nge n'amazi n'amazi cyangwa n'amata kangusigira karabelo okay twagiye nsige neza kandebe kanze gusiga ndebe ko nzazishobora sheri sinzazishobora zazishobora mana we Buretse wabyishe wabyishe gira gutya ngo ntabwo ubyira ukunziga mariwe gira gutya komande nire nibwo uragira gutya ntabwo aribwo byanabaye ahubwo ubu ntabwo usize ku ruhande ntabwo nigeze nshyira ku ruhande mayi ntabwo ari hasize oya ni neza mwana okay nsiga neza urakaburaga ni hano hejuru gusa nanjye uransigira sijya sheri nanjye nsigira ibintu by'abakobwa wagiye ubyiyora ntabwo nsigira hari ikibazo nanjye iminwa yumye mereza wagumije Mike ariko Mike arakuzi ibaze wamutinga mu izina rya Yesu toka shitani mu izina rya Yesu kandi Mike ngo nuko yabanye na ba Jihadi kandi Mike ntabwo njya gushyira amakenga mani ahubwo mwese abanyarwanda babimenye mwese sinyamashira ibaze ko abikubwiye mwirwa ibaze icyo kintu mu izina rya Yesu oya biraje ntabwo none se urashaka kwisi nuko natebyaga utabya gutya haleluya mayi none ibaze ko atari ubwa mbere abinsabye ngo umusiga si ubwa mbere wabyumvise mbega abana babi Imana bababarira bande mwebwe ibaze uzi ko icyo cyaha aricyo cyaha Imana yanga urunuka Imana cyanga urunuka ku buryo ibi kubona uteye nk'iseseme byubahwe kuko ni iby'abashakanye nyine none se none twe twarashakanye ntabwo twashakanye yego twahuye tutashakanye oya twarashakanye ariko uribuka duhura bwa mbere nyine ariko twarashakanye ntabwo waranje senda gushaka no niko gushakana ntabwo gushakana niko gushakana Yesu Kristo gushakana ni iki cyangwa uri kuvuga kurongorana kurongorwa nyine yire kurongorana kurongorana byubahwe oya ngende kuvuga gushingirwa si byose gushingirwa ikintu bisobanura nuvuga ngo gushingirwa urabona nk'iyo ugiye gushinga igiti ahantu cyangwa se gushinga umudugudu cyangwa se gushinga ibintu nyine ni ugushingirwa ni ukuvuga ngo uba washingiwe ibintu bisaba kuzana ubundi ibyo ni byo bibi cyane bisaba gushingirwa ngo ujya gushinga iki gushinga ipoto nyine bita bivuga gushingirwa ureka kumbeza uba washingiye niho byavuye ku nshinga gushinga okay katuvuge gusomana ni by'aba bana si by'abashakanye gusomana
ni iby'abantu bakundana. None reka nkubaze sibyo ni urugero njy'abanyarwanda mu nyumve neza baratubwira muri comment turakundanye batatuambia kabisa turakundanye turasomanye ejo nkundanye n'undi nawe turasomanye mu izina rya Yesu ejo nejo bundi ubwo ibyo bintu byavamo urateganya kunshi inyuma se no oya ntabwo kwirinda gusoma naryo ahubwo irinde kujarajara ariko mu gihe ukunda ubundi na Salomo yagiye abivuga yaravuze ati nguyu uwo nkunda nsoma nkamusobanukirwa urumva bagiye mumubarago egora baramusomye kutama nka gutya nyine si ibyacu ni ibyacu sheri oya si ibyacu Igo shatse atari proud yanjye ibyo bishatse reka nkubaze mayi ushaka kuduteranya wari bwabona so mu muntu ejo bundi ntabwo ari wowe numvishe ubuka ngo je ngo mujero ngameze ati hari ubundi mujero uzingira uretse ntabwo mugiye kurumva nari bisheri asu tuvuge wenda tuvuge dusomanye aricyo waba ukuntu uri kundeba bara uri kuntera isoni none ari kundeba nkumva yibaba we nkumva umutima urenda guturika yo ugibire ukuntu Joyeux yahindutse se ntago yahindutse ahubwo yahoze arenze nibwo abantu batabibonaga no reka nkwereke yari mwiza akorera na situation urimo none sasa hari kuba mwiza nuko anasirimuka Joyeux yari mwiza none yarasirimuka yes ako umanze umwerekane fresh je kuntu yambaye neza tuntu twanga ku munwa sembere bajya sha ubwo mbere nyikora no mu rugo nibwo nadushiraga ura ntago bizi urumva mbere ndikira ko kari kwaga mbere nateraga iyo bita ngo fondot bya bindi bihindura umuntu nyine bya bindi by'intuzi ariko narayiguraga urumva sinzi ukuntu meze harimo imyanda mu mutwe wanjye nakantu ari nkuyemo urumva noneho nayigura nkazikanga wenda n'urugero ngiye nko kujya ku muhanda bikarangira nibagiwe cyangwa bikarangira nanayitanze we ariko kuba nacyo nibyo byiza kuba nacyo umwimerere mu kinyarwanda n'umwimerere umwimerere kabisa ese murabona nasa neza nyine umwimerere wawe ararenze tape isi asigaye afitemo n'akantu k'akayobe mu kuntu wallahi sinamubona basi sinamubona ako kayobe kari guturuka hejuru ni akanyamuneza k'urukundo cyangwa nese njye ntabwo uriko n'ako kayobe kari kuzamo ubundi iyo umutima wijimye urumva utuma n'isura yijimye ariko iyo umutima ukeye n'isura iracya sibyo simvuze ibintu bya nyabyo twese twarakereye Joyeux akanyamuneza k'akayobe afite ni akanyamuneza k'urukundo uri kumutera muri iyi ako ngereka mbasobanuye ngende ukuntu nsa niko nahoze nsa seriye hiyongeremo akantu k'akayobe ntako ni akanyamuneza ariko wagiye ubabwira sheri turaza gusubira mu biganiro bya kera none se reka nkubwire wenda mubisubiremo nyikora mu rugo kiriya gihe nta mwanya nabaga mfite wo kwiyitaho koga neza buri kanya sibyo sheri kiriya gihe wari igikara kera oya ni ukuri ni ukuri akayobe kariyongeremo Joyeux ruba rwiza neza ko kantu ushyizemo uti nta mwanya nabona bagamba bati ono mwana anyirira uyu mwana aranyerera akoze Joyeux umuntu ushaka kukwifuriza gusubira mu rugo aragatsindwa n'Imana uwo ndashaka kubaza rwamubwira irihe jambo ushaka kwifuriza kongera kujya kuba umukozi wo mu kuzimu amina bibe gutyo mu kuzimu nagenda sura shitani akazi ko mu rugo kakubabaje buriya reka nkubwize ukuri ibaza akazi nakoze nkakavamo ndwaye umugongo narasenze bimwe bihagije nakavuyemo nenda gupfa ntabwo mubizi nimwana bimenya n'abantu baba batazi ibyo ari byo
biba bibabaje mani. Mbese Joye ubundi kwanza we na Dr. M mu gihe byibuza maze yukundana na Dr. M bari mbwira utuntu dutatu wanze kuri we ariko nyine wemera ukatwihanganira dutatu kuri we. Abo bice bike. Twanga ari kurenzaho tukavuga it's okay nakundi nyine n'umugabo nako ni my husband to be. Serious. Icyambere tuntu dutatu namwanze. Icyambere hako turabe tudashobora kubatandukanya. Nyine turebye nabi byatu. Tumenye tubwire rumenye. Icyambere ngakunda ngo story. Ngakunda gutebya. Yari kibazo se? Gutebya ntabwo n'umuntu ukunda gutebya. Nyine ngo gutera ngo story ngibiki nibiki. Gutebya? Nyine uko gutebya. Kandi nyine ukunda kubinko iyo binkozeho ubona mbameze gutebya ntari bisheri. Uretse ko mwihora nkabyirengagiza ariko si ngo yes ndagukunda gutebya. Reka ndagukunda umuhungu uzana blague nta mikino uwari wo wese yaba umuhungu yawe nta mikino. Nta mikino. Aha icya kabiri ntacyo nicyo cyonyine. Ni ikihe kintu Dr. M ashobora kugukorera ugahita umusiba ibyo utazongera no kumutekereza mu buzima bwawe? Buriya ntago nyikunda umuntu nsuzugura kuko nasuzuguye igihe kinini sibyo. Igihe gisigaye cyanjye nicyo kubahana n'abantu nkabubaha nanjye bakanyubaha. Ikintu kijyanye n'umuntu ansuzuguye nawe mayi unsuzuguye cyane ko abantu bose bansuzuguye iyo mbibagirwa pe mbibagirwa nyine mbibagiwe. Umwanya ngusuzuguye nicyo kintu cya mbere twahita dushwaniraho burundu. Hari ukusuzugura umuntu no kumusuzuguza. Gute? Nyine of course nyine nko kunsuzuguza tu. Rero unsuzuguje mbere nyine tutarabana. Bro icyo gihe namfite amahirwe menshi yo kugenda nkajya guhiga ubundi buzima. Ni ukuvuga ngo icyadutandukanya kirahari muri makeya. Ntacyo. Kandi gihari kandi ukivuze. Nuko nawe utagikora. Wabikora kandi ukivuze. Nyine wabikora. Tuvuge wenda bibaye ngombwa ko biba nanjye nabizi. Ariko urabizi ko iyo bibaye utabizi tubiganiraho. Reka si tubiganiraho bikarangira. Abwumvise Abanyarwanda bari kubyumva. Ni ukuri kw'Imana njyewe reka mbabwize ukuri. Muri iyi si sinyishaka umuntu utuma mbabara. Ubwo kuko iyo mbabaje ubwonko bwanjye ni nkaho buhindukira. Sinzi nyine ukuntu bigenda. Iyo mbabaje nshobora kurara nasinziye nkamara n'icyumweru cyose narasinze. Urumva rero bivuze ngo kunsuzuguza. Seriye nasuzuguye inshuro nyinshi. Njyewe sinigeze nsuzugurwa ariko nsuzuguye nanjye bana. Cyo kintu cya mbere njyewe nkunda kwicisha bugufi nkajya hasi. Urumva handi umuntu nyine utamubangamira tu atahora gutinya ko njyewe nkunda kugira abantu bantinya. Urumva mayi njyewe nkunda kugira abantu bantinya sinzi impamvu. Urumva rero ntabwo mbikunda. Iyo mbaye n'umuntu inshuti nshaka kugira ngo ntaninye ahubwo anyiyumvemo tu nyine twiyumvanemo nyine tu. Kuko abantu abinjije niho ndi kuvuga bahita bakumenyera sasa akahita kumenyera kuva ngo yaragufatishije kavuga atangurana namufatishije man. Nk'umuntu yabashigiye kuguhamagara wenda agiye kuza nkukorera indirimbo ugiye kujya ngo umukorere indirimbo wenda n'urugero akahita bati muguhamagara man ngiye naramufatishije man ahita bigukorera kuri make ya man humura. Ibyo bintu rero mbyanga kubi. Ndabyanga ndabyanga. Umugabo nahaye nimero yagahita guha umukobwa. Reba nka biriya bintu kweli. Narababaye ibaze kweli. Ako zikora araba bari tuvugana ibaze sha. Ari nabo nyene bakeneye ko bakorera indirimbo ibaze. Akajingo k'indirimbo. Ibaze kintu mayi. So nyine muri iyi si nta muntu n'umwe
ukunda agasuzuguro ariko kuri njyewe nihangana agasuzuguro igihe kinini ndavuga ni koko nkwiye gusuzugurwa sibyo aka kanya ngiye niyo umuntu atuzuguye birambabaza kubera iki kubera uko nyine narisobanukiwe nzi uwundi w'aka kanya nzi n'icyo maze sibyo rero umuntu wansuzugura wese sinzi nyine aho sinzi nyine ukuntu twabigenza pe urabizi ngewe umuntu yatsuzuguye ajya avamo nyine abagomba kuva mu buzima bwanjye yihuse nta bindi niko bimeze sheri umuntu ngiye sinzagusuzugura nawe ndabizi ko utazansuzugura sheri ashante ma baby ashante je t'aime usubiza gute je t'aime urabikoze et moi aussi voilà urabikoze et moi aussi je t'aime et moi aussi je t'aime ni nka kakandi ka me too et moi aussi urumva narenza nyine guys kakabona bakunda gushyira muri komantere guys ngo nkunda kuvuga guys nazi ikintu bisobanura urabizi se nabyo nzi bisobanura ahubwo nsobanura mbwiraho twumve uko wabitekereza so nge nabyo nzi kuko bivuga kenshi na kenshi uri gutangira ikiganiro guys turabasuje rero ngambwira nese ko nge numvisha umuntu abivuga nanjye ndavuga ni wayi najya mbitangiza amina nyine guys bisobanura ni guys nava ni nka buzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda kitomoye wenda bivuge nk'uko biri ni basore urumva guys kuko ni abantu muri rusange ntabwo ari ku ruhande rw'abasore gusa guys ariko nyine biri ku ruhande rw'abasore cyane kuko ubundi bavuga ni nko kuvuga ngo ladies and gentlemen noneho ushobora kuhita ubishyira mu ntu zimwe ugahita ubyita guys bose ukabita guys let me tell you something bantu ni nk'abantu bantu reka mbabwire urumva nicyo bishatse kuvuga nuko bishatse kuvuga ngaho bwira kandi kajambo k'icyongereza ushaka kumusobanurira hanina nakagusobanuriye hani bisobanura buki sorry ngo wanagurije kamprofite uprofita byo ariko urabizi gufatira mu muntu gufatira urumva ikindi ni igikira aha ikindi ni igiki kandi hari ikintu mba nshaka kugusobanuza ntago nyibuka nzakikubaza ninyibuka nta kibazo shiri wanjye so guys so bisobanuye iki rero ni rero guys niyo kuvuga ngo rero guys reka mbabwire so guys mai bite mai upo nyonyo Mike upo nyonyo upo titi umeze neza umeze neza ndi kunywa kamukaro wabiceje ugasonga bugari agasonga bugari yinyweho cyangwa ngira nk'ibintu bitatu wanga kuri Joyeuse nge nta kintu na kimwe mwangira urabeshya ni ukuri cyangwa kuriya wamaye akabizo gatangira agaca hirya no kuru ngira ndabimukundira cyane ahubwo urabeshya kuko ni wari we nyine ikibi nuko yabakanyemo akagaha abandi nibyo byaba ari ikibazo ariko mu gihe akanyemo nta n'undi muyigezaga mu buzima bwe se bitwaye iki ntacyo bitwaye ahubwo ni bavuga ngo agaseke gukarapyapfundi iriya ndimbo iririmba gute kinyage karahanyuze ariko ndayizi sa nk'iyindi ndirimbo ibabarira iranze kuza kabisa iranze ariko ndayizi agaseke karacyapfundikiye na melody ntabwo ari iyi ntabwo gusa ariko gaposhe we ya ndirimbo waririmbamo ya kera karahanyuze agaseke karacyapfundikiye urayibuka karapfundikiye nzagapfundura
Ntibemera nukuri. Amareshya mugene tumuto. Bagobeje. Abantu se barayumvishe koko. Ugera ukabaririmbira aho ngaho kwiyo receiver. Gagaseki. Inzu kuntu muri gushaka bamwita gaposho wamubonye gapo w'amakuru uramuzi se ntabwo duherukanye maze twarakoranye igihe kinini kagenda bamwita gaposho sha agaposho karabonetse se urabona atamaye fresh ababonye ariko mukaru webana niki okay mai twagiye kumeza umbazi nk'ikintu Dr. M ashobora kugusaba ufite ubushobozi bwo kukimuha ariko ukakimwima wenda bitewe n'impamvu zawe runaka weke ni mubaya wabwumvisha ari kuganisha na waraki oya heze na ikintu ashobora kunsaba ufite ubushobozi bwo kukimuha ufite ubushobozi ariko ukakimwima kubw'impamvu zawe runaka ntagiye ngo nyine ndaza kukubaza waye iki kintu ninkimenye ikintu kijyanye n'ubushobozi amafaranga icyo ari cyo cyose niyo yaba ari radiyo yawe ikintu cyose uzi ko ufite ubushobozi bwo kuba wakimuha kijyanye n'amafaranga icyo ari cyo cyose n'iby'amafaranga gira ubwo ntabwo urabyumva agitangira kubivuga nahise byumva ntabwo ari kuvuga iki bisobanuye neza ndasobanura iki ngiye iki kintu ndakizi nyine sobanura iby'amafaranga cyangwa gizempo nko ku mubiri wawe ku mubiri wawe wazi oya mbwira oya kugira ngo ubyumve we n'icyo yavuze njye narangije kubyumva njye narangije kubyumva kare ni ikintu cyo ku mubiri wawe ushobora kuba ari amatwi ushobora kuba ari amaso ushaka kumusaba ku gakomo yiyambariye kunuza yaragahawe wenda n'umuntu runaka mfite ubushobozi bwo kukaguha ariko bitewe n'impamvu runaka nta kintu cyo ku mubiri wanjye nta muntu washatse azatima twabyemerewe ntacyo mayi ubu nanjye ntabwo nabyemera yesu yawe nabyemera azakima ku munsi wacyo igikisa kahano ikirere utangiye kujya mu burahaye kandi ariko niko bimeze ntabwo aricyo kintu naringamije nicyo wavugaga oya ariko nitubana ibyanjye byose bizaba byabaye kiranga nicyo ngukundira ashante nicyo ngicyo nako gakomo wavuze ngo wakamuhereza azakaba icyo gihe muzaba mwavanze umutobe za twavanze Dr. ibintu bitatu cyangwa tunavangure nkunda kuri joyeze dore ngibi icyambere joyeze ni mwiza sibyo icyo ni icyambere so beautiful oh my beautiful oh nyinyi sinakuririmbiye uririmbira nanone iyakuyemo imyenda njyewe nifuza kureba iyakuyemo kwera njyewe nifuza kumenya she's my babe she's my way oh my baby girl ni wewe wenyine wanezeza na wundi wanchangamura akanezeza uru wanjye forever ndagukunda byiteka sinza kureka namba my beautiful onyinye she's my beautiful onyinye wamwe Slim Jesus yakuyemo imyenda nifuza kuri Joyeuse Mob yewe ibintu bitatu nkumukundaho ni mwiza nicyo kintu cya mbere ikindi afite intoki nziza urumva mana do ikindi oya byabyara reka byari bibi urumva ikindi kintu mukundira agira umutima ukeye ugukeye bavuze byose hari ugucya hari uguca bugufi hari ugukunda hari ukwishima hari ukunezerwa hari byose nyine tu nyine umutima ukeye utarimo n'icyaha ni umutima ukeye utarimo n'icyaha
Dr. rero twiganira ku musozo w'ikiganiro twagiranye uyu munsi ikintu ugeza nyine ku bakunzi ba Dr. M Official TV. Ikintu nabagezaho, ikintu nababwira ni mwumve ko tubakunda njye na sheri wanjye, turabakunda birenze igipimo, byarenze igipimo. Kandi akarimbo wakandirimbeshe ariko manda gukunda kanga kuririmbira, numva ngukunda birenze igipimo, byarenze igipimo, mbega ibyishimo, mbega umunezero, biragoye gusobanura, numva ngukunda birenze igipimo, byarenze igipimo. Muri abahanzi baririmbye zanyu izacu sinayimuririmbiye se nkiriya Joyeuse mo Dr. M mo bebe Karame Rindi mwiza cyengewe Karame. Pastor Claude mumeze mute yumva mu kwa gatatu Pastor Claude arababaje n'ikibazo nawe nashaka kubabazaho dusoza. Gosha Imana nyine iba yarahise ibikora ikavuga ati uyu muntu yari yarababaye reka mushumbushe. Akoze Dr. ubundi wakira gute nkibona nko muri comment y'abantu bakakubwira ngo njya mbibona muri comment oyaje bareka twababwiye ibyabo twabahaye ibyabo bituma bongera kubaha ibyabo nanone bituma bongera kubaha ibyabo. Icyo nababwira ati mujye muvuga ibyo mushaka, mutuma ikiganiro kirebwa cyane, genda nabashimira mujye muvuga ibyo mushaka. Joy wo byakira gute? Ngebonye zira comment zimeze. Je nta kintu bintwara nzapfa. Ntabwo bijye bigutera ubwoba ubwo babwije biki se ni nge muntu wa mbere ubundi ugira ubwoba ariko ngewe wese igihe yakoraga na mano y'Imana cya kiganiro mwakoze kikagira 300. reba ubwo nari mfite sinafite ubwoba abaravuga ngo niwe wamwishiye barongeye barabigaruye nyine abantu nibamugiye bigiye ibyo urabihorera tu. Ariko Imana niyo ya mbere, Imana niyo ishobora byose, Imana niyo ya mbere, ntago ibyo abantu bavuga ntago ari byo bya mbere. Twebwe Imana ibyizaduha nibyo tuzaba byo, kandi ikindi byacu Imana bihaye umugisha. Rero njye ntabwo nzagenda ku byo abantu bavuga. Hari ikintu batazi ko Imana yavuze. Imana yavuze nta muntu uyivugiramo. Nibyo kabisa niko bimeze. Ndumva nta kindi narenzaho. Nimba twagana ku musozo cyangwa hari ikindi mufite mwabwira abantu. Icyo twabwira abanyarwanda ni mukande subscribe, muzamure channel zacu, hanyuma tujye tukomeza tubahe show. Kandi bari abantu batubwira ngo iyo tutaploadinze barababara, mumve ko natwe tubabara iyo tutaploadinze, tuzaha show za buri munsi. Natwe kandi turabakunda. Amina. Reka rero dushimira abantu babanye natwe kuva dutangiye ikiganiro kugeza ku musozo wacyo. Iyi ni couple yanyu, ni couple y'abanyarwanda, mubashyigikire. Mudutemo ari kureba cya Joyeuse cyambaye agatimba. Wamubonye atari ukuntu kamubera. Dr. M yakubisemo agakote. Ibintu byiza cyane. Sorera abakunzi banyu, abakunzi ba Dr. M TV Official. Bagiye bakanda n'akanyenyeri momo yanyu irakora. Si byose sha mu mirakora barabizi nimero zo ziraho hejuru. Yes. Namba 0 cyangwa tuzivuge. Ziriho tu. Ziriho. Okay. Abo zivuga nta. Tunazivuge. Ni 07 8 50 aha 80 aha icyenda n'umunani niyanjye na n'abasheri wanjye. Iyo ngiyo Dr. M Tanzania cyangwa ni yacu twese, ni yacu twese, ni y'umuryango, ni y'umuryango. Abantu bakurikiranye kino kiganiro mutangire mushyira amafaranga, mushyire n'intwererano, mushyire ibiki gutereta mu byiwe. Ntabwo nabemerera barabizi. Ino namba tuyitanze iyi ni akanyenyeri, ni intwererano gusa nta kindi. Uwumva dushyigikiye adukunda azaza no mu bukwe, batangire biyandikisha hakiri kare. Nta kibazo niyo kabaga kazi kamwe ka fanta gakazi kaba kemewe, nari rwose ntutagira isoni weho
niyo wakoreza hijana n'undi received MTN irayohereza received azayibona nibyo kabisa ariko nanone nabo abakunzi banyu bagomba kugaragaza nk'abantu bihaye sibyo guhera ku kadolari 100 basi kumanura kuzamura nako sibyo bimeze kabisa kugira ngo tuzabashyigikire ubukwe bwanyu buzagende neza basi muduhereze icyizere se kuko ari vuba cyangwa haracyari imyaka oya ni vuba ntago tuzi umunsi n'igihe ariko ni vuba nyine hari ukuntu umuntu adavuga ati ngiye nsigaje nk'imyaka 5 kugira ngo oya ni kera ntago bishoboka wenda nk'urugero ni nk'amezi tubara amezi umwaka nuvamo undi ukurikiye tubara amezi yego niba dushyigikira bakadutera inkunga tuzabyihutisha tuzabibangutsa babyumvishe nabo ubwo nyine nihatagira igihinduka still n'ubundi mugomba gukomeza kubibibutsa oya niko bimeze niko bimeze kabisa ariko hari ibintu ufite sare y'ubukwe nayo wayishyura nari sare zo mu Rwanda ntabwo ari ibidanje guhera ku tuminoni basi nka 3 sibyo niyo sare dukeneye yanyu ntabyo kutujyana muri bwa busare umuntu wibaka amatente ahantu ku muhanda kirazira sare nzima byose bimeze neza kufure tukayishyigikira amina imana ibihezagire amina reka dushimire abantu babanye natwe imana ibaho umugisha turabakunda cyane nakinavuga usibye kuvuga ngo hasta la vista sheri bangiye babwire ngo bye naha ejo saa mbiri za mu gitondo mujye murebaho muzamusanga ibintu biteguye abantu bamaze kubimenyera biteguye turabakunda nawe ubutaha nanjye nta kintu narenzaho behind the mic bamwita behind the mic bamwita Mike behind the camera bamwita Mike Rama imana ijye mu umugisha oya ni behind the mic ariko nibyo inyuma ya mikro hari Michael niko narimvuze n'ubundi si byose nibyo nabyo biravugitse inyuma ya mikro ntabwo njya nkotora ngewe hari Mike Mike yitwa Mike Lomo Yande Mike yitwa Mike by the way niwe nkora video z'indirimbo tujye tunamushi umuntu mujye mu muhinda byo zagihari man tuzazimo yaragiye tugomba kuziguha ugihari bamwita Mike Lama ira myaka yiwe numbije nani myaka 75 myaka 85 bamwita Mike wallahi nanda kujya Mike turi kumwe imana igikurinda igiguha umugisha igiguhezagira turagukunda abanyarwanda baragukunda urabizi ko bafite aba diaspora bitwaga mama mishimwe bagukundaga bavuga ati Mike bana ngafite ijwi ryiza ufite ijwi